Noheli nziza kuba yizihiza. Gusa niba uri umwe muri abo, uze kwihanganira ibyo amatwi yawe agiye kumva n'ibyo amaso yawe agiye kubona. Ngo ubuzima, urupfu, imyizerere, Bibiliya, Imana, umucunguzi, ubupagani, inkomoko yabyo yaba ari iyihe? Iherezo ryabyo riba hagana he? Amateka avuga ko hari ibintu byinshi bigaragaza ko Bibiliya yaba yiganjemo inkuru zitabayeho, ndetse ko amateka ya Yesu Kristo yaba afite aho ahuriye n'ay'ibindi bigirwamana byabayeho hambere hirya no hino ku isi, uvuye kuri Nyabingi wo mu Rwanda ukageza kuri Horisi wo mu Misiri. Hari byinshi bahuje, hari byinshi banditsweho, gusa burya ngo izingiro rya byose ni izuba ryo mu kirere. Izuba. Ese koko Yesu n'izindi mana zabayeho zaba ari izuba tureba ubu? Uyu munsi turi bukubwira isano riri hagati y'izuba, Yesu hamwe n'ibindi bigirwamana byayoboye imyizerere y'isi mu buryo benshi batazi, ndetse n'imihango ya gipagani yahindutse amahame ngenderwaho ya gikristo. Ese byagenze gute? Nge wumva ndi Jado Dukuzengwa. Amateka yerekana ko ibintu byinshi byabayeho mbere y'ivuka rya Yesu byose bihurira mu kubaha no kuramya icyo kintu. Ibi bituma buri umwe yibaza impamvu, cyane ko buri gitondo izuba rirasa rigatuma ahantu habona, umwijima ukagenda, ibintu bikamera neza, ubukonje bukagenda, maze abantu bagakira umwijima w'ijoro rikonje. Rimwe na rimwe riba rinarimo abajura hamwe n'ibindi ntavuga kuri ubu. Amateka ya kera avuga ko ubuzima butari bukunde, ndetse abantu batari bubaho iyo izuba ritaza kubaho. Ibi ngo birigira ikintu gikundwa kurusha ibindi byose ku isi. Abantu ba kera kandi bakundaga gukurikira inyenyeri. Gukurikira inyenyeri ngo byabafashaga kumenya ibintu byashoboraga kuzabaho mu myaka iri imbere, nk'ubwira kabiri, ndetse n'ibindi byose bashingiye ku kureba uburyo inyenyeri zikora. Aha niho hazamo umusaraba wa zodiyake, kimwe mu bishushanyo bimaze igihe mu mateka y'uyu mubumbe turiho, kigaragaza izuba rigaragiwe n'inyenyeri 12 z'ingenzi, ubundi zivuga amezi 12, ibihe bine by'umwaka, byaba iby'imvura ndetse n'izuba. Muri make abakurambere bacu kuri ino si ntabwo bakurikiraga izuba gusa, ahubwo bagendaga barihuza n'ibintu bitandukanye bitewe n'uko barifataga uko ryagendaga ryizenguruka. Ibi byagezeho barifata nk'ikintu kidasanzwe gihagarariye ibindi biremwa byose, igihangange. Baryitaga Imana, izuba mana, umuremyi utagaragara, urumuri rw'isi, umucunguzi w'ibiremwa. Aha kandi inyenyeri zatangiye gufatwa nk'ahantu nyaburanga hasurwa n'iyo mana zuba, maze nazo zitangira guhabwa amazina, ndetse zibishingiro zo kureba ibizabaho mu minsi iri imbere. Horoscope. Ndagusaba gutega amatwi ngo usobanukirwe. Ibi ntabwo byagarukiye aho. Bamwe batangiye kurimanura ku isi. Nko mu Misiri haje kuza Horisi, imana y'izuba, yatangiye kuramwa imyaka 3000 mbere y'ivuka rya Yesu. Kuza kwe kwagiye kuvugwaho byinshi bitandukanye, byiganjemo ibitangaza bitabaho. Abanditsi bo mu Misiri bavuga ko Horisi, iyi mana zuba, yari ifite umwanzi ari we Seti, wafatwaga nk'umwijima w'ijoro. Kubyumva neza, ngo buri gitondo Horisi yabaga yatsinze Seti, mu gihe nijoro Seti yahegekaga Horisi akamwohereza ikuzimu. Mbega byaje kurangira Horisi afashwe nk'icyiza cyangwa se amanywa, maze Seti agafatwa nk'ikibi. Ijoro ngo na n'ubu ntabwo byari byasibangana mu bizera. Muri make ibivuga kuri Horisi nk'uko ibitabo byinshi byabyanditse, ngo yavutse tariki 25 Ukuboza, avuka ku mwana w'umukobwa w'isugi Isis Mary. Kuvuka kwe ngo kwazanye n'inyenyeri yarasiye mu burasirazuba, hanyuma aza guhabwa umugisha n'abami batatu. Ku myaka 12 yatangiye kwigisha abantu ibyiza, mu gihe ku myaka 30 yazaga kubatizwa n'umuntu uzwi nka Anupu, ari nako yatangiraga ubutumwa bwe ku mugaragaro, nk'uko Abanyamisiri ariko babyizera. Uwo mbabwira ni Horisi, ntimuze kubyitiranya. Horisi yari afite intumwa 12 yahoranaga nazo, ahanini zisobanura za nyenyeri 12 zigaragira izuba, cyangwa se amezi 12. Uyu Horisi ngo yakoreraga ibitangaza Abanyamisiri, akaba yarazwi no ku mazina menshi nk'ukuri, urumuri, umushumba mwiza, ntama w'Imana n'ayandi. Nk'uko bigaragara kandi muri filime ya Zetiegisty Horisi Jesus Connection, ngo Horisi nawe yaje kubambwa ndetse arazuka. Horisi ntabwo ari wagarukiyeho ku byo gukora ibitangaza no kuzuka. Krishna, ikigirwamana cyo mu Buhinde, nacyo ngo cyavutse tariki 25 Ukuboza, kivuka ku mukobwa w'isugi, ndetse iyo Krishna bivuga ko nawe yakoraga ibitangaza kandi akaba yari afite intumwa. Ibyo kandi ntabwo bitandukanye n'ibivuga ku kigirwamana cya Mitra cyo muri Perse,
ni ihani y'ubu. Ikigaragara ni uko hari abacunguzi benshi bo mu bihe bitandukanye ndetse no mu bihugu bitandukanye bagiye bahurira ku bintu byinshi bitandukanye. Gusa aha umuntu akaba yakwibaza ati kuki babitirira ibintu bimwe? Kuki bose babyaye ku itariki 25 Ukuboza bakabyarwa n'abakobwa b'amasugi? Kuki bapfaga ku munsi wa gatatu bakazuka? Kubera iki? Babaga bahuriye ku ntumwa 12. Reka twebwe tugaruke twige kuri Mesiya w'izuba uheruka, Yesu cyangwa se Yezu Kristo, wavutse kuri Mariya wari isugi kuri 25 z'ukwa 12 akavukira i Betelehemu. Kuvuka kwe kwerekanwa n'inyenyeri yari iburasirazuba, maze abami batatu barayikurikira bajya kuramya Umukiza. Uyu yatangiye kwigisha afite imyaka 12, nawe ku myaka 30 aza kubatizwa na Yohana Umubatiza, nuko atangira gukwirakwiza ubutumwa bwe. Yesu birazwi ko yari afite intumwa 12 zamuherekezaga mu bikorwa bye ubwo yakoraga ibitangaza bitandukanye nko gukiza abarwayi, kugenda hejuru y'amazi, kuzura abapfuye. Uyu yarazwi kandi ku mazina atandukanye nk'umwami w'abami, umwana w'Imana, urumuri rw'isi, itangiriro n'iherezo, ntama w'Imana n'andi menshi atandukanye. Nyuma yo kugambanirwa n'intumwa ya Yuda yamugurishije ku mafaranga 30, yarabambwe, arahambwa, maze nyuma y'iminsi 3 arazuka azamuka mu ijuru. Uwo ni Yesu. Ikiganiro cyo nisobanukirwa uyu munsi turi kukubwira ku isano iri hagati y'ibigirwamana, izuba ndetse na Yesu n'itariki 25 Ukuboza. Ngo mbere na mbere ibivuga ku kuvuga kwabo bifite aho bihurira n'ubumenyi bw'ikirere. Inyenyeri yo mu burasirazuba igarukaho cyane ni Sirius. Iyi ni inyenyeri imurika kurusha izindi zose. Iyi nyenyeri tariki 24 Ukuboza ibiri ku murongo umwe n'izindi 3 ziba ziyigaragiye, nazo zimurika aho haba mbere ndetse na n'ubu. Izi nyenyeri zihabwa amazina amwe, abami batatu cyangwa se wenda abami batatu b'abanyabwenge. Yaba inyenyeri ya Sirius hamwe n'abo bami batatu bose baba bari kumwe nayo, zose ziba ziganisha aho izuba riri burasire bukeye bwaho tariki ya 25. Iyi niyo mpamvu abo bami batatu bakurikira iyo nyenyeri imurika kurusha izindi kugira ngo zigere aho izuba riri burasire, mbega aho izuba riri buvukire tariki 25 Ukuboza. Ufite umwanya nawe wo kubigenzura. Nyuma yo kubona aho izuba rihurira no kuvuka kw'Imana zitandukanye tariki 25 Ukuboza ndetse no gukurikirwa n'abami batatu b'abanyabwenge, reka noneho tugaruke ku mpamvu yabaratumye izi mana zivugwa mu mateka zaragiye zivukira ku bakobwa b'amasugi. Mu kirere nk'uko twatangiye tubivuga, hari umusaro wa zodiac, kimwe mu bishushanyo bimaze igihe mu mateka y'uyu mubumbe turiho, kigaragaza izuba rigaragiwe n'inyenyeri 12 z'ingenzi, ubundi zivuga amezi 12, ibihe 4 by'umwaka, byaba iby'imvura hamwe n'iby'izuba. Abahanga mu bijyanye no kwiga inyenyeri n'ibindi biba mu kirere bavuga ko izi nyenyeri 12 zijyana n'ibimenyetso 12 biranga abantu bavutse muri icyo gihe kimwe. Horoscope. Bikira Mariya ahagarariye cyangwa se yerekana ikimenyetso cya Vierge kizwi nka Virgo, bisobanuye isugi mu Kilatini. Virgo kandi ngo igikoreshwa bashaka kuvuga inzu y'imigati. Ikimenyetso cya Virgo cyangwa se Vierge ni umukobwa ufashe igiti cy'ingano. Iyo nzu y'imigati hamwe n'ikimenyetso cy'ingano bifite aho bihuriye n'amezi ya Kanama na Nzeri, amezi yerekana igihe cy'isarura. Ibi kandi bikaba bihuye n'agace ka Betelehemu nako kajya gatazirwa inzu y'imigati. Betelehemu rero ikaba ifite aho ihure n'ikimenyetso cy'umukobwa w'isugi utari ku isi ahubwo uri mu ijuru mu kirere. Ikindi kintu gitangaje kiba mu minsi yegereye kwa 25 Ukuboza ni itangiriro ryo kumanuka k'urubura. Guhera mu mpeshyi kugeza igihe urubura rutangiye kumunukira, iminsi ihita iba migufi kurusha amajoro ndetse n'imbeho ikiyongera. Naho bayigira ariko nk'uko bigaragarira mu majyaruguru, izuba riba ririmo kwerekeza mu majyepfo, bigatuma riba rito kandi rikagaragara gake cyane. Ngo kuba iminsi iba migufi cyane kurusha amajoro kandi n'igihe cy'isarura kigahurirana n'intangiriro yo kumanuka k'urubura, ku bantu ba kera bayifataga nk'ikimenyetso cy'urupfu. Uru ngo rwari urupfu rw'izuba. Niyo mpamvu ku itariki 22 Ukuboza urupfu rw'izuba ruba rurangiye. Kubera rero ko izuba riba ryaragiye rigenda gake gake mu gihe cy'amezi 6 aba yashize, riba rimaze kugera hasi cyane hashoboka mu kirere. Iyo rigeze aho haba ikintu gitangaje, izuba ritarerekeraho kumanuka. Ibi ngibi bikaba biba mu minsi 3. Muri iyo minsi 3 y'ikiruhuko, izuba riguma hafi y'umusaraba wo mu majyepfo ukunze kwitwa ikimenyetso cy'umusaraba cyangwa se zodiac. Muri uko kumanuka kw'izuba, iminsi iba migufi kandi hakanakonja. Nyuma izuba ryatangira kureka kumanuka mu minsi 3, ubundi rigahita ritangira gusubira hejuru.
Ibyo ku bantu ba kera bikaba byari nk'ikimenyetso cy'urupfu, urupfu rw'Imana y'izuba. Urwo rupfu rwamaraga iminsi 3. Muri iyo minsi izuba rikaba ryararengeraga hejuru y'uwo musaraba wo mu majyepfo, ariwo kimenyetso cy'umusaraba. Maze mu ijoro ryo kuwa 24 rishyira kuwa 25 Ukuboza, izuba rikongera kuvuka ndetse rigatangira no kuzamuka. Ese ibi byaba bifite aho bihuriye na Atisi, Dionizos, Promete hamwe na Yesu bapfiriye ku musaraba bakamara iminsi 3 mu rupfu hanyuma bakazuka? Bitewe n'ibyo bihe, tariki 25 Ukuboza izuba ritangira kugenda rigana hejuru, maze iminsi igahita itangira kuba miremire kurusha amajoro. Ubushyuhe bugatangira kugaruka, ubuzima bukongera kugaruka, urupfu rugatsindwa. Nk'uko mu byanditswe bavuga ngo umwana w'umuntu yapfiriye ku musaraba, amara iminsi 3 mu rupfu, nyuma arazuka arongera aravuka. Ngiyo impamvu Yesu n'izindi mana z'izuba bahuriye ku kubambwa, ku rupfu rw'iminsi 3 ndetse no kuzuka. Gusa nubwo izuba ryazukaga muri iyo minsi yo mu mpera z'Ukuboza, igihe cyo kwishimira izuka ryacyo cyabaga igihe umunsi n'ijoro baba binganya amasaha. Ibi bikaba bikunze kuba mu matariki ya nyuma y'ukwezi kwa 3. Ugereranyije bikaba bifite aho bihuriye n'umunsi wizihirizwaho Pasika. Ibi kandi bikaba bisobanutse kuko uyu munsi iyo ugeze, izuba riba rimaze gutsinda umwijima bidasubirwaho, kuko nyuma yawo iminsi itangira kuba miremire kurusha amajoro, bityo ubuzima bukaba busa nk'aho bugarutse. Ibi bikaba kandi bitugarura ku kindi kimenyetso kizwi cyane cyarangaga Yesu, intumwa 12. Izi ntumwa mu by'ukuri zerekana inyenyeri 12 za zodiyake. Yesu ni nk'izuba wagendana nazo. Mu bigaragara kandi umubare 12 ugaruka kenshi muri Bibiliya. Uracyumva isano iri hagati y'izuba, Yesu hamwe n'ibindi bigirwamana byabayeho hambere? Tugarutse ku musaraba wa zodiyake ngo ni ubuzima bw'izuba. Ibi ntabwo byari ubuhanzi cyangwa se igikoresho cyo gukurikirana uko izuba rigenda, ahubwo cyari ikimenyetso cy'imyemerere ya gipagani isa nabyo. Ntabwo ari ikimenyetso cy'ubukristo, ni ibyakoreshwaga n'abapagani bashingiye ku musaraba wa zodiyake. Ngo niyo mpamvu kenshi Yesu ashushanyijwe ku musaraba aba atambirijwe ikamba, kuko Yesu ari izuba, umwana w'izuba, urumuri rw'isi, umucunguzi wazutse uzagaruka nk'uko abikora buri gitondo. Icyubahiro cy'Imana kirindi ibibi byose. Avuka buri gitondo kandi akagaragara hejuru cyane mu bicu, atambirije ikamba ry'amahwa, ariyo mirasire y'izuba. Kuri ubu imwe mu mizimizi igaragara muri Bibiliya ku bijyanye n'inyenyeri harimo ibihe. Iyo usomye ibyanditswe ntushobora kubura aho uhurira n'ibihe. Kugira ngo usobanukirwe, uba ugomba kubanza kwimenyereza ibijyanye n'impinduka z'ibihe. Abanyagiputa hamwe n'ubundi bwoko bwagiye bukomera kera ngo bari basobanukiwe cyane, kuko buri gihe cy'imyaka 2150 babaga barakigabanyijemo icyo bita ibihe mu ndimi z'amahanga. Kuva mu mwaka wa 2300 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo kugera mu 2150 mbere y'ivuka rya Yesu, cyari igihe cy'ikimenyetso cya horoscope y'imfizi, Talokuva. Mu mwaka wa 2150 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo kugera muri rimwe nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, cyari igihe cy'ikimenyetso cy'intama, Bereye. Naho kuva muri rimwe nyuma ya Yesu kugeza mu mwaka wa 2150 nyuma ya Yesu Kristo, ni igihe cy'ikimenyetso cya horoscope cya Poisson cyangwa Sifi, ari nacyo gihe turimo ubu. Bikaba bivuga ko nyuma y'ibihumbi 2150 tuzinjira mu gihe cy'ikimenyetso cya zodiaque cya Verseau. Abazi horoscope ibi bimenyetso barabisobanukiwe, na Bibiliya ntabwo yagiye kure y'ibi, kuko yerekana ikimenyetso buri gihe uko kigiye kurangira. Kuri ubu ibimenyetso 3 nibyo bimaze kugaragara, tukaba dutegereje kureba icya 4 nko mu isezerano rya kera, ngo igihe Mose yamanukaga umusozi wa Sinayi yazanye amategeko 10, yababajwe cyane no kubona ubwoko bwe burimo kuramya ikimasa gikoze muri zahabu, niko kubategeka kwicana kugira ngo biyeze. Abasobanura Bibiliya bavuga ko ubwo burakari bwatewe n'uko Abanyayisiraheli bari bamo baramya ikidagomba kuramwa kuri ubwo, ngo ikimasa cya zahabu cyerekanaga igihe cy'ikimenyetso cya Toho cyangwa se ikimasa, naho Mose akaba yerekana igihe gishya, igihe cy'ikimenyetso cya Beriye, intama. Ngo niyo mpamvu kugeza n'ubu Abayahudi bagiye agaciro kanini amahembe y'intama. Mose niwe kimenyetso cy'igihe gishya, igihe cya Beriye, igihe cy'intama. Ngo iyo igihe gishya gitangiye, abantu bose bagombaga kuva mu gihe cyarangiye bakinjira mu gishya. Igihe cy'ikimenyetso cy'intama nacyo ariko cyaje gusimburwa n'ikimenyetso cy'ifi, ari nacyo turimo, kikaba kigaragazwa no kuza kwa Yesu Kristo. Ikimenyetso cya horoscope cya Poisson cyangwa cy'ifi kigaragazwa n'amafi 2, bikaba bitwibutsa aho Yesu yagaburiye abantu 5,000 maze bagahaga ahereye ku mugati n'amafi 2.
Yesu agitangira ubutumwa bw'i Galilaya kandi yahise ahura n'abarobyi babiri bahita baba inshuti baranamukurikira. Ivuka rya Yesu rero akaba ariyo ryerekana intangiriro y'ibihe y'igihe turimo cya Poisson cyangwa se ifi. Muri twebwe nta n'umwe utarumva ibyerekeranye no kurangira kw'ibihe cyangwa se kurangira kw'isi. Ibi ngo nta handi bikomoka atari muri Matayo 28:20, aho Yesu yagiraga ati ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka. Ibi ariko ngo bisobanutse neza mu gitabo cya Yakobo, aho ijambo rya nyaryo ryakoreshejwe ari deavum, bishatse kuvuga imyaka cyangwa se wenda ibihe. Muri make, nzabana namwe kugeza ku iherezo ry'ibihe byanjye. Ibi ngo ni ukuri kuko nk'uko twabivuze, ikimenyetso cy'izuba kijyanye na Yesu ari cyo Poisson kizarangira ubwo cya Verseau kizaba gitangiye. Bityo rero ngo iherezo ry'isi hamwe n'imperuka ni ibintu byazanywe n'abantu bashatse gusobanura ibintu nabi, banabiba ubwoba mu bantu. Uracyasobanukirwa ku isano iri hagati y'ibigirwamana, Yesu hamwe n'izuba. Hejuru y'ibyo ngo iyo urebye ibintu byinshi bivugwa kuri Yesu, usanga bifite aho bihuriye n'indi mana y'Abanyamisiri yitwaga Horus twagarutseho, yabayeho imyaka irenga 3000 mbere y'ivuka rye. Reka dusubire inyuma gato. Ku isaa sita z'amanywa izuba riba riri ku mutwe w'umuntu neza, rikoze umurongo ugororotse. Ibi bifite n'aho bihuriye n'umubare 12 ukomeza kugaruka cyane muri Bibiliya, uhereye ku myaka Yesu yatangireho imirimo. Ikindi kandi wamenya ni uko kugira ngo izuba rive mu kimenyetso kimwe muri bya bindi 12 bigize zodiac, cyangwa se wenda reka tuvuge kugira ngo ukwezi gushire, ari uko izuba riba rikoze imfuruka ya degere 30, ikintu gihagije kumva impamvu umwana w'Imana nawe yatangiye kubwiriza afite imyaka 30. Urugero rundi ni urwanditswe muri Bibiliya batubwira ku by'izurwa rya Lazaro wakuye mu bapfu na Yesu Kristo. Ibi neza bihuye n'ibyo Horus yakoze azura El-Azaus wemerwaga mu Misiri. Ese izi nkuru zombi zisa kandi zitarabayeho mu gihe kimwe, ntabwo zaba zituruka ku kuba izuba naryo rijya rica ku gace gafatwa nk'umufuka Orion, cyane ko ubusanzwe gasa n'umukara, maze ryahagera rikazana urumuri ari bwo buzima. Ngo bityo n'izi mana zose zifite aho zihuriye n'iyo nkuru n'izurwa rya Lazaro. Ikindi kandi aha mu Misiri cya kigirwamana zuba cyabo cya Horus cyari gifite umwanzi umwe ari we Sete, nk'uko twatangiye tubikubwira, aho yaje kurwanira ikuzimu mu minsi 40 yose nacyo. Aha hari aho se byaba bihuriye n'iminsi 40 Yesu yamaze mu butayu arwana na Sekibi Satani ari we Sete ku Banyamisiri. Icyo twakwibutsa ni uko izi nkuru z'Abanyamisiri zanditswe kera cyane mbere y'uko Yesu avuka.